Turi ku kibuga cya volleyball cya kaminuza ya Muriro hano mu mujyi wa Kakamega hamaze kubera umukino w'intoki wa volleyball wahuzaga ikipe ya Petit Seminaire Virgo Fidelis ndetse n'ikipe ya Makuta yo muri Kenya. Umukino urangiye ikipe ihagarariye u Rwanda itsinze amaseti 3-0. Iseti ya gatatu navuga ko ari yagoranye kuko yaje kurangira ari amanota 31 kuri 29 mu gihe abanyakenya ari nabo bayoboye igihe kirekire, ariko ku munota wa nyuma u Rwanda ruza kwegukana intsinzi. Kugeza kuri ubu ngubu mu mikino wenda twavuga yabaye uyu munsi nuko amakipe y'u Rwanda muri volleyball yegukanye intsinzi ebyiri muri eshatu kugeza kuri ubu ngubu, mu gihe Philippe nayo ihagarariye u Rwanda mu bahungu iza gukina undi mukino. Ni mu gihe kandi kugeza kuri ubu ngubu muri aya makipe ane harimo amakipe abiri y'abakobwa n'amakipe abiri y'abahungu. Mu bakobwa hari Saint Aloys Rwamagana ndetse na Ecole Secondaire Saint Bernadette yo ya Kamonyi na amakipe abiri y'abakobwa, ndetse Neri na Petit Seminaire Virgo Fidelis mu bahungu. Nayo makipe ane. Olivier, kugeza kuri ubu ngubu nkuko nari mbivuze, uyu munsi byo wenda bavuga ko intsinzi zagerageje kuruta gutsindwa ukurikije uko amakipe amaze kwitwara kugeza ubu. Ishusho muri rusange urabona ubihagaze gute muri volleyball? Urebye muri volleyball uyu mwaka urabona ko harimo imbaraga, ndetse hari hagaragaye imikino u Rwanda rwakinnye ubona ko rufite imbaraga cyane ndetse ruri no kwitwara neza kuruta umwaka ushize. Ariko iyi ni imikino abakinnyi akenshi bayikina batangira kureba ko ni ukuvuga ngo batekereza ko bashobora no kuhita banava muri iyi mikino bahita babona amakipe. So rero buri ekipe yose zikomeye, buri gihugu cyose kiba cyarazanye amakipe yacyo akomeye kugira ngo atware ibikombe, cyane cyane nka Kenya mu bahungu n'abakobwa ubona ko bamaze kugira urwego bashyiraho cyane cyane muri volleyball muri aka karere. Ariko ubona ko Abagande, u Burundi ubushize bwari bwaje buhita butwara igikombe, ntabwo ndabubona wenda ngo mbone ishusho yabwo neza, ariko Kenya urabona ko ikomeye. Gusa ku makipe y'u Rwanda nihuse navuga ko nko kuri Philippe mu bahungu yagize ibyago ijya mu itsinda rikomeye, iza urumva amakipe nka Kwantanze yuje ukahita uza ugahura nayo, kandi amakipe abasanzwe akomeye cyane cyane amakipe yo muri Kenya, ugahurana na Mugogo ya hano yo muri Kenya. Nabwo uwo munsi waje nyine utari wanafatisha ikirere ukirushye utaranaruhuka neza, bahise batsindwa match rero ebyiri batsindini baraza gukina indi. Iyo match uko byagenda kose ekipe zo muri Kenya zishobora kutopinga itsinda, ariko nka Philippe Neri yari ekipe twari twabonye ikomeye, ndetse yashoboraga kuba yanagira akazi kenshi yatanga, ariko gutsindwa izo match ebyiri kandi z'ama ekipe urumva bo bahita bagutegura bakagupangira match ebyiri ishobora kugita zigukura mu irushanwa. Biragoye ko kuri Philippe Neri bakomeza, ariko nko kuri Virgo Fidelis iyi match batsinze ni match batangiye ku iseti ya mbere ubona bihuta banatsinda, ariko ekipe iza gukurira mu mukino itangira no kugenda igabanya ekari yari hagati yabo muri match, ndetse kugeza ubwo ku iseti ya nyuma bitabaje urumva amanota hafi 29 bari amanota menshi 28, 29 ko bayire 25 barazamuka 28 urumva match bayabaye tough cyane. Ariko kuri Virgo Fidelis navuga ko haracyarimo icyizere kuko ejo batsinzwe match imwe, uyu munsi barongeye baratsinze, ubwo bivuze ngo muri match zigeze kuri eshatu bamaze gukina batsinze ebyiri batsindwa imwe, ntabwo ari bibi, baba bafite amahirwe. Mu bakobwa Saint Aloys nabonye yatsinzwe n'abakobwa muri Tanzania, byari nyine n'ubushize baratsinzwe, bisa nkaho ari ekipe imaze kumenyera kudutsinda. Ariko nko kuri Saint Bernadette ho turabona ko harimo imbaraga, niyo ekipe dushobora kwizera ko ishobora gusohoka mu itsinda. Ndebye amahirwe kuri Virgo Fidelis na Saint Bernadette birashoboka ko bagera mu mikino yo gukuranwamo cyase muri kimwe cya kabiri kirangiza. Waruvuze kuri amakipe uburyo ahagaze, ariko mijyanishe nanone na shampiyona ya volleyball mu Rwanda ubona ko amakipe menshi navuga ngo akora ikinyeranyo araza kugendera cyane ku bakinnyi b'abanyamahanga, bamwe bavuye muri Kenya, bamwe bavuye muri Uganda. Uyu munsi kuba noneho amakipe yo mu Rwanda navuga ngo 100% ari abenegihugu noneho bakiri bato ari guhura n'aya makipe yo muri Kenya cyangwa muri Uganda, Tanzania n'ahandi, ibyo ngibyo ntibyaba bitanga cyangwa se bigaragaza ko icyizere cyo gutwara igikombe cyangwa kwegukana umudari wa zahabu cyangwa sindi midari yose yikurikiye cyaba ari gike? Muri volleyball wenda abavorere baranyihanganira kubivuga, biragoye ko twatwara igikombe, gusa twahatana bakaba bagera muri kimwe cya kabiri, ariko igikombe ntabwo wagitwara kuko
aya makipe abakomeye nk'uko wari ubivuze mu Rwanda amakipe menshi iyo ashaka abakinnyi arasohoka akaza kureba abakinnyi. Umwaka ushize hano muri Kwantanze harimo umwana w'umukobwa nabonye polisi yaramwifashije mu mikino iheruka kwa kundi ushobora nko gufata umukinnyi akagufasha mu irushanwa kandi uwo n'umwana wavuye hano muri FEASA. Ubanga abakinnyi bo babo bava ahangaha. Ariko twebwe urebye uyu mwaka abakinnyi dufite kuri volleyball y'u Rwanda si babi ni beza pe. Birasaba ko Federasiyo y'umukino wa volleyball mu Rwanda igira ubwo politiki ihamye yo kugira ngo aba bana nibava hano babone aho bakomereza kuko ni domination turi kubona cyane y'abanyamahanga banakora itandukanye muri shampiyona y'u Rwanda. Nibyo amafaranga ariyongera ariko hakwiye kurebwa uburyo aba bana batajya baba nkaho nyine bashingiye ibitekerezo byabo ko hari umunyamahanga uzabarusha. Mango hakaba igitekerezo cy'uko ahubwo Kenya yo yakabaye nayo iza kurwanira no kuba yatwara umukinnyi w'umunyamahanga ariko imukuye mu Rwanda bikamutwara muri shampiyona y'u Rwanda. Ibyo nibyo byatuma navuga volleyball y'u Rwanda ikomera. Naho nidukomeza gushingira ko umukinnyi mwiza wese azava Uganda cyangwa Kenya cyangwa se ukaba wajya no mu bindi bihugu za Ghana bava muri Botswana muri Cameroon aho rero biraza gusubiza inyuma tara nyinshi z'abanyarwanda kandi ahangaha twabonye ko nko wari ubivuze nta bakinnyi b'abanyarwanda kandi ubona ko bafite taye banafite navuga na skills. Serugo wenda nk'umutoza wabo araza kutubwira uko wabibona ariko nje mbona uyu mwaka pe volleyball bari bafite abakinnyi beza harabura nyine kubakurikirana no kumenya ngo uyu mukinnyi arabura iki kugira ngo tukimwongere. Nave hano muri FEASA urwego rariho ngo rusubire hasi muri volley yo mu Rwanda cyangwa se imbere muri shampiyona yaba muri D2 cyangwa se no muri iyi mikino y'abanyeshuri. Twaganire kandi na Sergo umutoza uri gukurikirana amakipe ahagarara Rwanda hano muri Kenya mu mikino ya FEASA by'umwihariko umukino wa volleyball atusangiza uko amaze kubona uko ari kwitwara ndetse n'icyo twayitegaho. Ni umukino mwiza kubera yuko nta kipe iri hano yoroshye. Amakipe hano ari hano yose arakomeye kubera ko yahagarariye ibihugu byabo cyane ko tubona ko abantu ari bagufi tukagira ngo baroroshye ariko barasimbuka bafite technique de base niyo mpamvu babasha kutugora muri match ya Petit Seminaire. Ugirebye wenda imyitwarire y'amakipe ahagarariye Rwanda muri volleyball n'abakobwa uyu mwaka hagaze gute? Uyu mwaka hagaze neza kubera ko dufite abakobwa barebare abahungu barebare. Performance zabo uyu munsi ku bahungu turacyasigaranye match nyinshi. Ku bakobwa Kamonyi imaze gutsindwa match imwe yatsinze ebyiri, Saint Rose imaze gutsindwa match ebyiri ariko nabo biracyashoboka ko batsinze match zisigaye zose byose birashoboka. Tugeranyirize rero none urwego rwayo n'amakipe mumaze kubona hawe mwahuye ndetse n'umuteganya guhura. Urwego rwa volley yo mu Rwanda ruri hejuru. Buriya uretse Kenya mu bakobwa nibasha kutudomina kubera ko bafite taye bafite uburyo babiteguye neza ariko abahungu tubari hejuru ndetse n'abakobwa s'urwego rubi ugereranyije n'andi makipe uretse Kenya. Akenshi usanga wenda imikino yo mu y'intoki niyo amakipe mu Rwanda bavuga ngo atagitingamo kwitwara neza ugereranyije n'umupira w'amaguru cyangwa ahandi nini dore ko ari imikino twe tubasha kwitabiramo. Hari ikizere ko uyu mwaka wenda hari umudari wata mu Rwanda? Dufite ikizere mu mikino y'intoki ubwo ndavuga kuri volley kuko niho turi gufashanya twese. Dufite ikizere cyuko ikipe z'abahungu ndetse n'ikipe y'abakobwa ya Kamonyi dufite ikizere cyuko tuzitwara neza ndetse tukagera na finale. Wumvise ibyo Serugo amaze kutubwira kuri wowe ubona ko bishoboka ko ikipe y'u Rwanda yatwara igikombe cyangwa se ukurikije nuko amakipe amaze kwitwara kugeza ubu ngubu? Yego ndabona bishoboka amahirwe aracyahari kuko imikino mu matsinda ni myinshi ariko nk'umutoza buriya mukuru nawe afite uburyo ari kubona amakipe n'ubu ngubu tugiye kureba amakipe yo muri Uganda uburyo agomba kuyiga kugira ngo imikino ikurikira azayitsinde. Birasaba ko nta yindi match agomba gutsindwa niba yifuza gutwara igikombe ariko ngiye icyo nakitega nuko byibuze dushobora kubona ikipe imwe cyangwa abiri y'u Rwanda yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza ariko igikombe cyo biracyagoranye kuko hano hari andi makipe nabonye urwego rwayo kuyatsinda birashoboka ariko biragoye. Yes, urakoze cyane. Iyi mikino ya FEASA irakomeje ikaba izasozwa ku wa gatandatu tariki ya 23 birumvikana muri volleyball tuzakomeza kubakurikirana tubabwira uko bihagaze nako kandi nkuko twabibateguje buri munsi tuzajya tubagezaho umukino naka tukabasesengurira tukabereka uko amakipe ari kwitwara uko ahagaze n'icyo kuyitegaho uyu mwaka.